Halo, 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 Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe kuri wowe wese ufunguye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Nejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya, kandi nejejwe no gufatanya nawe gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yesaya ibice 59. Turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 3. Imana iguhe umugisha rero kubwo kuba uri ahangaha muri uyu mwanya. Mbere yuko dusoma aya magambo, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Mana yacu nziza, turaguhimbaje, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye umwanya ko twemere tukaba tugarutse mu murimo wawe, ari njyewe ari na mwene data turi kurebera ijambo, twese dufatanirije hamwe Mwami kugushima kubw'imirimo n'ibitangaza, kubw'impano y'ubuzima uba washyize ku buzima bwacu. Mana, icyubahiro ni kibi cyawe. Uyu mwanya rero duteze amatwi yacu y'umwuka, uduhe kumva icyo uvugana natwe muri iri jambo. Uwiteka ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe uduhe ko turihesha icyubahiro mu mibereho yacu ya buri munsi. Urakoze, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amena, amen. Iri jambo nk'uko nabibabwiye turarisanga kuri paji ya 704. Reka dusome. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandijwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Amena, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'umusaraba, nari maze iminsi ndi gusenga, ndi kwibaza impamvu tujya dusenga ariko tugatinda gusubizwa, ntidusubizwe. Umwuka w'Imana rero yanyobeye kuri iri jambo rivuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Hari igihe dusengera nk'umuntu arwaye, cyangwa se dufite n'izindi ntambara, tugasenga twinginga Uwiteka ngo adutabare, ariko tukabona ntibiri gukunda. Nta kindi rero umwuka w'Imana yampishuriye muri aya magambo, nuko igituma dusenga ntidusubizwe ni ukubera ko dufite ibyaha. Tugisengana ibyaha biragoye yuko Imana yumva amasengesho yacu, kuko ijambo ry'Imana rindi ryaratubwiye ngo amasengesho y'abanyabyaha ngo ni ikizira ku Uwiteka. Niyo mpamvu wowe muntu w'Imana wahisemo gusenga usaba Imana ko yagira ibintu runaka ikora ku buzima bwawe, ndagusaba ngo ufatanye nanjye twirinde, tuve mu nzira z'ibyaha, tuve mu nzira zo gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. Nta kindi cyagutandukanyije n'Imana, nta kindi kidutandukanye n'Imana, ni ibyaha byacu nibyo biyitera kutwima amaso ikanga ndetse no kutwumva. Ngo erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, kandi intoki zacu ngo zandujwe no gukiranirwa, akanwa kacu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwacu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Imana itubabarire ibibi by'ibihwehwe. Ni ya magambo twisangamo turi mu biganiro bidafite umumaro. Bishobora kuba ibiganiro byo gusebya mwene data, tukabivuga twumva turi kwikinira, tukabivuga twumva turi kwiganirira, ariko igihe cyose ugiye muri ayo magambo, muri ibyo biganiro, ujye umenya neza yuko akanwa kawe urimo urakaturisha ibibi, kandi ibyo birimo ko uri gukora birimo kurema itandukaniro hagati yawe n'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rigambiriye kongera kuturema bundi bushya, twongere twiremo imbaraga zo gukiranukira Imana, dukure ibinyoma mu kanwa kacu tubite kure, kandi amagambo y'ubuse ndetse n'amagambo adafite umumaro, ibiganiro bidafite umumaro, tubihungire kure, tubigendere kure. Niryo jambo ry'Imana rero umwuka w'Imana yampaye. Wowe ushaka kugirirwa neza n'Imana, ngibi ibyo ukwiriye kugorora. Ibiganza byawe se byihutira gukora ibyiza, cyangwa se ibiganza byawe byihutira gukora ibibi? Niba waraguye muri ibi byaha rero, kandi iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukubara ndetse no kukwakira. Uyibwize ukuri, ubwire uti urugingo rwanjye rwose rwaracumuye, amaso yanjye yararebye ndacumura, akanwa kanjye kavuze ibibi ndacumura. Uwiteka, intoki zanjye, ibiganza byanjye byakoze ibibi. Hose 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 waturira Imana. Ibirenge byanjye byihutiye gukora ikibi, waturira Imana. Iby'ingingo zawe z'umubiri wawe byose byakoze bikagutandukanya nayo. Yiteguye rero kutugira neza ndetse no kudukiza, nk'uko ijambo rye ritubwiye ngo ukuboko kwayo
ntikwaheze ngo ananirwe kudukiza. Ukuboko k'Uwiteka ntabwo kuri kure yacu, ahubwo ibyaha byacu nibyo bitujyana kure ye. Reka rero tugorore tugorore imigenzereze yacu, tugorore imikorere yacu, twunge ubumwe n'Imana yacu. Murebe yuko nituyihamagara itazadusubiza, kandi nituyitabaza Imana yacu yiteguye kudutabara. Ndabakunda rero, niryo jambo nari nahawe uyu munsi. Imana ibahe umugisha kubwo kuritega mu mutwe. Ndagushimye Mana yacu nkuru, ndaguhimbaje kubw'ijambo tumaze kumva. Ndakwinginze ngo weze ingingo zacu, weze imibiri yacu, weze akanwa kacu. Uwiteka Nyiringabo Imana, utubare amagambo twavuze akadutandukanya nawe, utubare iby'intoki zacu zakoze byangwa n'amaso yawe, utubabarire ingingo zacu zose kuko twazicumurishije bikadutandukanya nawe. Maze Uwiteka numara kutugirira neza ukatubabarira, utege amatwi wumve ibyo tugusaba kandi udusubize. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, uduhe imbaraga zo kugendera kuri ibyaha, ntitubisubiremo ukundi, ahubwo tujye duhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze, turagushimiye rero. Icyubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe, kandi uhereze umugisha mwene data wese warebagira ijambo, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amena amena. Bye, ndabakunda, tuzabonana ubutaha. Imana ibahe umugisha. Murakoze.